Ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza bakunze bacu mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Nge nitwa Theo, reka nizere ko tuza kubana. Ndagusuje kandi ngwaye ikaze udukurikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagusuje kandi ngwaye ikaze wowe udukurikira mu bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko wumva ikinyarwanda ijana kuri nawe nagupepe. Ndagusuje kandi ngwaye ikaze wamaze kubona ko ari ngombwa kukanda kuri iryo jambo rya subscribe ndetse nawe ugahitamo kubana natwe n'iby'agaciro. Nawe ndagusuje ngwaye ikaze wahisemo kujya uduha ibitekerezo byawe nawe umaze kubikora ndetse nawe uraza kubikora. Ndagusuje Uwiteka Nyagasani akomeze kubana nawe muri byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko mubizi ndemera nkakora iyo bwabaga nkashakisha icyatuma bamwe mu badukurikira banezerwa ndetse bakumva ibintu ku murongo umwe, cyane ko ibyo dukora ari byo tuba twabashakiye ndetse bibanyuze uko byamera kose. Nge nitwa Theo, nk'uko musanzwe mubizi muri kano kanya tugiye kugaruka ku munyezamu Kwizera Olivier wamaze kurangwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haba mu bikorwa haba ndetse no mu bintu byinshi yagiye avugwaho, cyane ko bimwe byaranze Kwizera Olivier umunyezamu w'Amavubi ndetse akaba n'umunyezamu kuri ubu tutaramenya iyi kipe yaba ari gukina, cyane ko nyuma amaze gufungurwa aho yari afunzwe ashinjwa cyangwa se akekwaho ibyaha birimo byo gukoresha ibiyobyabwenge. Tutaramenya ikipe nyirizina uyu munsi yaba ahagazemo, ariko uyu mugabo ngubu wamaze gusezerwa mu ikipe y'Amavubi si byaba bimuranga nibi muri swatize cyangwa se mu makosa yagiye akora. Benshi bavugaga ko barambiwe n'uyu munyezamu Kwizera Olivier. Ni nabyo tugiye kugaruka muri kano kanya ngo ikaze n'Ibendera TV. Uyu Kwizera wagarutswe mu buryo bugiye butandukanye, haba mu mikinire mu myitwarire, ni nabyo tugiye kugaruka muri kano kanya. Byinshi mu byamuranze haba mu byiza cyangwa mu bibi. Uyu mugabo Kwizera Olivier ubusanzwe w'imyaka 27 gusa, ku byangombwa bye akiniraho ni umuhungu kandi wa Gasasira Jean Felix Sosomado, ndetse nawe avuga neza ko yataza kubona impano yo gukina umupira byari kuba byiza iyaza kwerekeza mu mpano zo kuririmba cyangwa se zo gucuranga, cyane ko yavukiye mu muryango w'abacuranzi ariko ntaze kuwukoreramo kubw'impamvu. Ntiyigeze kandi agira amahirwe yo kumenya byinshi ku babyeyi be. Ngira ngo iki ni ikibazo benshi mu badukurikiye musangiye na Kwizera Olivier, ariko tunabasaba kwihangana no gukomera, kuko numara gukomera uzakomeza n'abandi, byibuze bituma ukomeza imbere, kuko inyuma ho ntabwo haba ari ahantu heza. Byinshi ku babyeyi ba Kwizera Olivier atigeze amenya, kuko avuga neza ko bapfuye akiri muto cyane mu byumweru 2 gusa bya mbere, ariko kandi ubuzima bukomeye cyane yabayemo bwaciye inzira yanyuzemo kugeza yambaye umwenda w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Mu babengutse uyu mugabo bwa mbere harimo uwitwa Moses Mohamed ndetse wakiniye Amavubi, akaba kandi yaramubonye ku mukino yakiniyemo ikipe yahitwa mu Kimisagara cyangwa se ku Kimisagara 2007, kandi Kwizera Olivier yatumiwe na Moses akajya akorera imyitozo iruhande rwe ndetse muri AS Kigali, ariko kandi anibifataganyije n'andi makipe y'abana bato yakoreragamo umunsi ku munsi. Muri iyo myaka kandi nibwo Kwizera Olivier yagiye mu ikipe y'abato mu gihugu cya Uganda ndetse yanamubonyemo impano, nyuma akagaruka mu Rwanda agakinira amakipe agiye atandukanye harimo Vision FC ndetse akaza no kuhava akerekeza mu Isonga FC. Yari igizwe kandi na benshi mu bakinnye igikombe cy'isi muri Mexique mu mwaka wa 2011. Kigali no bank yatumye kandi Kwizera Olivier abikimenya bose, ariko kandi inaba intandaro yo kugwa kwa Kwizera Olivier. Byagenze bite? Mukomeze mubane natwe kugira ngo muze gusobanukirwa kamwe ku kandi. Nyuma yuko kandi ikipe y'igihugu itsindiwe mu mukino wa nyuma wa Sekafa na Uganda muri 2015, Kwizera Olivier kandi wakiniraga APR FC icyo gihe yashize ifoto kuri Instagram ndetse yamugaragazaga aryamye mu mafaranga n'amadolari, ari naho kandi yaraherekejwe n'amagambo y'icyongereza agira ati Kigali no bank, bisobanura ngo Kigali nta banki. Iyi foto kandi yaje ikurikira indi y'imbwa yaraherutse gushyira kuri rukuta rwe rwa Facebook ndetse akaherekeresha amagambo agira ati rimwe na rimwe kandi imbwa ziryana ntacyo ziba zakugira. Ibi kandi byose ntabwo byigeze bishimwa n'abantu batari bake, cyane ko harimo n'umutoza watozaga Amavubi muri icyo gihe wavuze neza ko azamufatira ibihano. Icyo gihe kandi Kwizera Olivier yasabye imbabazi ndetse anatangariza urubuga rwa internet rwa Ferwafa ko agiye gufunga konti ya Instagram Kwizera Olivier 92 kuri Instagram, ndetse ari nayo yari iri kuri Facebook. Yifashije kandi amagambo ya
Karius asaba imbabazi abanyarwanda. Muri Nzeri 2018 Kwizera Olivier kandi yifashishije inyandiko ya Karius watanze Liverpool mu mukino wa nyuma wa UEFA Champions League ndetse yatsindiwemo na Real Madrid ibitego bigera kuri 3-1 ubwo kandi yasabaga imbabazi. Icyo gihe kandi umunyezamu Kwizera Olivier yongeye gukora ikosa rikomeye cyane ubwo yashakaga gucenga rutahizamu Jonathan ndetse akaza guhusha umupira cyangwa se akaza gukora squat umupira wafashwe n'uyu rutahizamu ndetse wa Cote d'Ivoire ndetse agatsinda igitego mu mukino w'u Rwanda ndetse ibitego bigira kuri 2-1 kuri stade ya Kigali mu gushaka itike ya CAN ya 2019. Mu gusaba imbabazi kandi Kwizera Olivier yifashishije amagambo ya Karius ndetse wahoze akinira ikipe ya Liverpool ndetse akaza no kwigwisha mu ikosa uyu munyezamu kandi w'umudage nawe wigeze gusaba imbabazi nyuma yuko amaze gutsindisha Liverpool ku mukino wayihuzaga na Real Madrid ndetse mu gikombe cyangwa se mu irushanwa rya Champions League ndetse 2018. Kwizera Olivier kandi yagize ati sindabasha gusinzira kugeza ubu ni ibyo nakoze kandi biracyambungabunga mu mutwe. Ndasaba imbabazi abakinnyi bagenzi banjye kuri mwe abafana ndetse n'abatoza. Ndabizi neza ko nakoze ikosa rikomeye cyane ryatumye mubabara. Murakoze kandi tuzagarukana imbaraga zidasanzwe. Gutsindwa igitego nk'iki ngiki Kwizera Olivier ntibyari bishya kuri we kuko dore ko yanatsinzwe icyo gitego gusa muri ikipe yari asanzwe abarizwamo muri Afurika y'Epfo ubwo kandi yakiniraga ikipe yitwa Free Stars ndetse ikananganya na Cape Town City ikipe ya nawe bari bahanganye bakaza gutsindwa cyangwa se bakaza kumenya ibitego 2-2 muri Kanama 2018 gusa ku munota wa nyuma 2020 ndetse yongeye kwigarurira imitima y'abanyarwanda batari bake kandi ubwo Amavubi yajyaga gukina muri Cape Verde ndetse akanahabwa amahirwe muri uno mukino cyane ko yaramaze iminsi myinshi adahamagarwa gushaka itike kandi ya CAN 2021 kubera ko yaramaze amezi 8 gusa adakina kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ndetse akaza guhamagarwa cyane ko yaraherukaga guhamagarwa 2018 ndetse ibi byaje gutuma uyu mukinnyi cyangwa se umunyezamu aririmbwa n'abanyarwanda batari bake. Uburyo kandi umunyezamu yitwaye mu mikino ye igiye itandukanye cyane ndetse byaje gutuma yongera guhabwa icyizere gikomeye nk'umunyezamu ukomeye ndetse ushobora kuba yafasha ikipe y'igihugu y'Amavubi muri rusange. Muri CAN 2020 ndetse yabereye muri Cameroon ndetse mu ntangiriro z'uyu mwaka Kwizera Olivier yabonye ikarita itukura, bamwe bavuga ko ari icyemezo kidakwiriye ndetse cy'umusifuzi, mu gihe kandi yabonye indi ku mukino wa Cameroon ndetse mu gushaka itike ya CAN 2021. Imyitwarire yahanze Kwizera Olivier ndetse yanamuranze. Ibi byatumye kandi benshi bumva ko adakwiriye kuba yakomeza kuba umwe mu bakinnyi b'ikipe y'Amavubi muri rusange, cyane ko mu kibuga uyu mugabo yakomeje kugenda arangwa n'imyitwarire igiye itandukanye. Kwizera Olivier kandi ubwo Rayon Sport yagaragaraga na Gasogi United ndetse byaje gutuma iyi kipe itsindwa igitego 1-1 muri Gicurasi, kandi hari abafana ba Rayon Sport nabo batigeze bishimira uko umunyezamu Kwizera Olivier yitwaye kuri penalty yavuyemo igitego cyo kwishyura. Gusa kandi ibyo ntacyo byari bitwaye cyane, ahubwo icyatumye bamwe batangira kumutera icyizere n'uburyo kandi Kwizera Olivier yatorotse umwiherero w'ikipe muri Nzove akajya kandi kuvugana n'andi makipe. Byanavuzwe ko harimo Polisi ndetse na APR FC. Muri uko kandi kudakora ndetse no kudahuza na bimwe mu bayobozi b'amakipe yagiye atandukanye, nibwo kandi Kwizera yumvikanyeho ubusinzi no gukoresha ibiyobyabwenge benshi bazi cy'urumogi, ndetse kugeza ubwo yatabwaga muri yombi. Benshi batangira kuvuga ko uyu mugabo impano ye izimiye, ndetse benshi bandika ku ma YouTube, ku ma Facebook, ku ma Twitter, ku ma Instagram bahashtinga cyangwa se bavuga ko uyu mugabo yakomeza akongera akagaruka ndetse akababarirwa, cyane ko ngo atari bwo bwa mbere yari amaze kugaragara muri kino cya kuwa 6 Nyakanga, kandi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro
rwamuhanishije igifungo cy'umwaka umwe gusa usubitse, nyuma y'uko kandi we na bagenzi be 7 bahamijwe icyaha ndetse cyo gukoresha ibiyobyabwenge cy'urumogi. Ni mu gihe kandi kuri uyu wa 22 Nyakanga aribwo kandi yongeye ndetse agatangaza akavuga ko akavuga ko atazigera cyangwa se atazakomeza gukina umupira w'amaguru, mutwihanganira atazakomeza gukina umupira w'amaguru kuko ngo hari ibindi agiye gukora. Ubu uyu mugabo byaravuzwe ko yaba agiye kwerekeza mu ikipe ya APR FC, nyamara ibi byinshi byakomeje kugenda byongeraho. Nyuma uyu mugabo aza kongera gutangaza ko yongeye kugaruka mu mupira w'amaguru, ari nayo mpamvu benshi bakomeje kugenda bishimira igaruka ry'uyu mugabo, ndetse bavuga ko iki cyaba ari igisubizo cyiza, ndetse by'umwihariko ku ikipe ya APR FC, ku ikipe y'Amavubi, ndetse ibi biza kugaragara ku munota wa nyuma, aho nanone yongeye kuvugwaho inkuru zitandukanye ko yongeye gutoroka umwiherero ndetse w'ikipe nkuru y'Amavubi, binaza kuvuga ko yaragiye kuvugana n'umukobwa, ndetse ibiza kumuha amahirwe ya nyuma akomeye yabayeho mu buzima bwe, ndetse ahita yirukanwa muri uyu mwiherero. Ndetse benshi bari kwibaza aho uyu munyezamu Kwizera ahagaze uyu munsi, none benshi bakavuga bati nuwo koreka cyane ko ngo afite ihungabana rikomeye cyane muri we uyu munsi. Rero ngibyo ibyaranze Kwizera Olivier kugeza uyu munsi wa none. Rero nibyo twabateguriye, ni Ibendera TV, nge nitwa Theo, nkuko musanzwe mubana natwe umunsi kundi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagize. Reka tubashimire mwebwe twabanye, mwebwe mwamaze kubona ko nkuko mugomba gusubscribinga ku bikorwa n'ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagize. Ndabakunda cyane, ciao ciao, Imana y'amahoro ibane namwe. Nge nitwa Theo, Ibendera TV.